Shalom shalom, ndakwakiriye kuri Youth Time Revival. Kaze tubane mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane mwene data, ndakwakiriye uyu munsi mu ijambo ry'Imana. Ni gahunda yacu ya nicyo gituma tudacogora, aho buri munsi tureba ijambo ry'Imana kandi ritwubaka kugira ngo dukomeze uru rugendo twuzuye imbaraga. Uyu munsi tugiye kureba ikibazo ufite gikomeye kiruta ibibazo ubona kandi uri guhamagarira Imana ngo ize ikemure. Ikibazo gikomeye kiruta ibibazo uri kubona. Reka turebe ijambo ry'Imana. Yobu igice cya 2 n'umurongo wa 3. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Uwiteka abaza Satani ati: aho witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ari nawe uhwanye nawe mu isi, ari umukiranutsi utunganye, wubaha Imana akirinda ibibi, yakomeje gukiranuka kwe n'ubu, nubwo wanteye kumugirira nabi nkamuhora agatsi. Umugore we aramubwira ati, uwo ni umurongo wa 10, mbese n'ubu uracyakomeje gukiranuka kwawe? Ihakana Imana wipfire. Ariko aramusubiza ati, uvuze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Mbese ye twahabwa ibyiza mu kuboko kw'Imana tukanga guhabwa ibibi? Muri ibyo byose Yobu nta nacyo yacumuje ururimi rwe. Igice cya 27 umurongo wa 6 aravuga ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura, ntabwo umutima wanjye uzagira icyo unshinja nyiriho. Amen. Uyu munsi ndashaka kubwira ko ikibazo Imana yabajije Satani ni urwego rwo gukiranuka no gutungana byabonekaga kuri Yobu, kandi ibyo Yobu yahuye nabyo yari afite icyo kubikoraho n'imbaraga zo kubinyuramo. Yesu ashimwe cyane. Yobu yari azi Imana ko nta bibazo bafitanye, ahubwo arinda icyo Imana yamwizeyemo. Yesu ashimwe cyane. Yobu yakomeje kurinda icyo Imana yamwizeyemo. Mwene data, uyu munsi ndashaka kubwira ko ikibazo ufite gikomeye kiruta ibibazo uri kubona. Haleluya. Nuko utazi icyo Imana ikwizeyemo. Hanyuma rero uzi icyo uri kubona Satani ari gukora akurwanya, uzi kubona imigambi ya Satani mu buzima bwawe ukuntu iri kujya mbere, n'ibitero bya Satani ukuntu biri kujya mbere, ariko amaso n'umutima wawe ntago witaye kureba icyizere Imana igufitemo cyatumye yemera ko ibigeragezo byinjira mu buzima bwawe, hanyuma yari ibizi neza ko itazemera kugeragezwa ibirenze ibyo wabasha kwihanganira, irangije irabireka biraza. Kuko Imana yaganiriye ubwayo na Satani, itangira ubuhamya Yobu, iravuga ngo witegereje umugaragu wanjye Yobu ukuntu ari umukiranutsi utunganye wirinda. Yesu ashimwe cyane. Satani aravuga ngo nuko wamuhaye biriya na biriya, Imana iravuga ngo genda umugerageze. Yobu wanjye ndamuzi, ndamwizeye. Iki cyumweru turi kurebana icyo twita identity, uwo uriwe. Yobu Imana yari yaramaze kumubonamo neza uwo ari we, yari yaramaze kubonamo neza ko ari umwana wayo kandi udahindurwa n'ibihe. Yesu ashimwe cyane. Muri bimwe byerekana uwo uriwe harimo ikigendanye n'imyizerere yawe. Haleluya. Uwo uriwe bigenda byerekanwa n'imyizerere yawe. Byinshi byerekana uwo uriwe muri identity yawe harimo n'igice cyo kwizera. Igice cyo kwizera mu buzima bwa Yobu, Imana yarakigenzuye irangije iravuga ngo mbonye umuntu we mu isi yose, mbonye umuntu ukiranuka kandi mbonye umuntu ufite umutima umeze nk'uko nshaka. Rero mwene data, ikibazo Yobu yari afite kirenze ibibazo yabonaga. Yesu ashimwe cyane. Ikibazo cyonyine yari afite ikibazo cy'uko Imana yamwizeye ikamwimariramo kugera ku rwego Imana yemeye ko ahura n'ibyo ahura nayo kubera icyizere imufitemo cy'uko azabasha kubinyuramo. Niyo mpamvu nari nkubwiye ngo ibyo Yobu yanyuzemo Imana yari imwizeyemo imbaraga zo kubinyuramo no kubitsinda, kubera ko Imana yari iri kumwibonamo umwanya wo kuzamufasha kubitsinda. Ndashaka kubwira ko Imana mu bibazo urimo, haleluya, yiteguye kuza kugufasha kubinyuramo, yiteguye kuguha imbaraga zo kubitsinda no kubinesha. Haleluya. Rero ndashaka ngo amaso uyakure ku bibazo ubona biri mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Niba uri umwana w'Imana koko,
ndashaka amaso uyakure kuri ibyo ngibyo byagiye, ibyo ngibyo byakunaniye, ibyo bihora bigukomeretsa bihagaze mu buzima bwawe bikwereka ko bigomba kukwica kandi bikagusiga naho uhagaze. Ahubwo ikibazo ufite, haleluya 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 haleluya, gikomeye, ufite ikibazo cy'uko Imana, haleluya haleluya, ariyo muterankunga w'ibyo bibazo. Yesu ashimwe cyane. Icyo kibazo rero kiroroshye kuko ni Imana izabirangiza. Haleluya. Imana niyo yateje ibyo bibazo mbere yuko ubona ko ari Satani wabiteje mwene data. Ubuzima bwayo ibibazo yari afite bikomeye byari ibibazo by'Imana. Ibibazo by'Imana rero umuntu utanga ibisubizo wa mbere ni Imana. Haleluya. Yobu rero ageze mu gice cya 27 aravuga ngo ikintu kindeba ngewe gukiranuka ndagukomeje. Haleluya. Kandi ntabwo nzakurekura. Ndashaka kukubwira inshingano yawe mu bibazo byawe no gukiranuka. Ubundi itandukaniro ry'ibibazo byazanywe n'Imana n'ibibazo byazanywe na Satani. Ibibazo byazanywe na Satani iyo birimo ubona gukiranirwa ariko kugutanga imbere iteka. Ariko ibibazo byavuye ku Mana iyo birimo ubona umutima wo gukiranuka uwukomeza kandi nawe ukagukomeza. Haleluya. Ikibazo rero ufite gikomeye ntago ari wowe ugomba kugisubiza. Niyo mpamvu mu bibazo byinshi by'ubwoko bw'Imana yagendaga ibabwira ngo mwe mwihagararire gusa murebe agakiza ngiye kubazanira. Ibyo ntago biri mu nshingano zanyu kurwana nabyo, ibyo biri mu nshingano zanjye kurwana nabyo. Iyo rero umutima w'umwana w'Imana umenye ko ibibazo ufite ari ukwitwararika gukiranuka, urareka Imana igakora ibisigaye. Haleluya haleluya. Satani rero nawe arashaka kukwereka ko ari munini mu kukwangiriza, mu kugusenyera, mu kukwica, mu kukunaniza, mu kugukenesha, mu kugutakariza icyizere. Mu ibyo byose akabyubaka ngo Yobu inka ze zaragiye, ibintu byose birashira biragenda. Nawe hari igihe ubuzima bwawe ubona biri kugenda byirukanka, ariko buryo cyose icyo kibazo. Yesu ashimwe cyane. Igikomeye kandi gikomeye cyane naho cyaturutse. Impamvu muzizi ibibazo byawe byaturutse ku Mana. Ubwo byaturutse ku Mana rero nta nubwo ari wowe uzarwana, urugamba n'urw'Uwiteka. Ndashaka kubwira uyu munsi ngo impamvu ya mbere itumye udacogora nuko ibibazo ari Uwiteka uzabirangiza. Haleluya. Nuko urugendo urimo Uwiteka ari uzagushorera kandi azakugeza aho akujyanye amahoro. Mwene data, Yobu ikibazo yari afite gikomeye cyane ni ukwihagarara mu gukiranuka, kandi yaragisubije. Mubwire ikintu gitangaje, hajemo n'ikigeragezo cy'umugore, ariko icyo cyose arakirenga kiba hejuru. Ikigeragezo cy'umuryango cyo gupfusha akiba hejuru. Arangije aravuga ngo ngewe ikintu nkomeje gahunda yo gukiranuka. Ngiye kugusengera kugira ngo uyu munsi uhitemo nawe gukomeza gahunda yo gukiranuka. Ikibazo gikomeye ufite nuko ibintu byawe ari Imana yabiguteye, nuko ibintu byawe ari Imana yabiteje, nuko ibintu byawe Imana ibifitemo uruhare, kandi uruhare ibifitemo nuko ikwizeyemo gukiranuka kwayo kuzatuma igushoboza kubishobora. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma rero urwo rugamba ntago ari urwawe, n'urw'Uwiteka. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo mbahaye amahoro yanjye. Yesu yari abizi ko nahagarara mu gukiranuka kw'Imana kuzuye, Imana izarangiza urugamba kandi Imana izarangiza byose, itorero rigacungurwa. Haleluya. Ntago yigeze agira ikibazo cyo guhungabana mu rugendo rw'umusaraba, ahubwo yakomeje kugenda mu nzira Imana ishaka. Nawe ndagusengeye kugira ngo ukomeze kugenda mu nzira y'umusaraba. Ni inzira yagoye Yesu, ni inzira yacogoje umubiri we, ni inzira yananije umubiri we, iwinjiza mu rupfu. Ahari nawe uri gupfa muri wowe, uri kunanirwa, uri gucogora, ariko ndashaka kukubwira ngo imbere yawe hari irembo ryitwa urupfu, kandi niryo rembo ry'agakiza. Haleluya. Niho twakomotse. Hari ibintu bigiye gukomoka muri uko gupfa kwa kamere yawe, hari ibintu bigiye gukomoka muri uko gupfa ko Imana iri kukujyanamo ikwereka emerupfe muri kamere, emerupfe mu byaha, emerupfe kamere yawe ipfe. Aho ngaho mu rupfu harimo kuzuka k'umuntu udasanzwe uzakora ibidasanzwe hamwe n'Imana. Mwene data, ibigeragezo nibituma ucogora. Urugamba si urwawe, ni urw'Uwiteka. Yesu ari mu ruhande rwawe, kandi Yesu aragukunda, kandi Yesu agutegeye ibiganza. Muri iri jambo arakubwiye ngo gukiranuka kwawe gukomeze. Imana iguha umugisha, Imana igendane nawe uyu munsi, Imana ikwiyereke muri byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.